Shalom shalom. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Ni umwanya tuganira ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Kamuntu Jean Paul, ndi umukozi w'Imana. Umunsi nabateguriye ijambo riri mu butumwa bwanditswe na Yohana, igice cya mbere uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku wa 13. Tuhasome ubwizwa bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa 12 na 13. Haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Katwongere dusimbuke dusome ijambo riri muri Zaburi, ijambo nkunda cyane, Zaburi ya 23. Haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikoma cy'ijuru cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Imana ishimwe cyane bene data. Tujye kuganira kuri aya magambo. Ni amagambo meza cyane, ni amagambo nkunda, ni amagambo aryoshye. Ahangaha mu butumwa bwanditswe na Yohana niho hatubwira ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kumwizera gusa, kwizera Kristo, wahawe ubushobozi, wahawe guhindurirwa kuba uri umwana w'Imana. Isa nk'ingi ndifuza yuko waba umwana w'Imana. Ese uri umwana w'Imana? Nimba uri umwana w'Imana, ndagira nkubwira ngo ntuzigere utinya ikintu na kimwe. Ariko ngo ngabo ntabwo bigeze babyarwa n'inyama n'amaraso, ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa se umugore, ahubwo babyawe cyangwa se bahinduriwe n'ubushake bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ese wizeye Kristo? Ntabwo Kristo ibyo dusaba ari ibintu bigoye cyane, oya, ahubwo kumwizera tukamwiringira tukizera izina rye bizaduhindurira kuba abana b'Imana. Iyo twamaje guhindurirwa kuba abana b'Imana, nibwo dutangira kugendera mu mirimo myiza Imana idushakamo, nibwo dutangira kwera imbuto nziza z'umwuka wera, tukagira urukundo, tukihangana, tugakiranuka ndetse n'iyindi yose. Ese wizeye Kristo? Ese ugendera mu byo ashaka? Ese ukora ibyo ashaka? Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ngutangarize muri uyu mwanya ngo n'umwizera ukamwemerera, ukitwa umwana we, akitwa papa wawe, akitwa umubyeyi wawe, nta kintu na kimwe kizigera kiguhangayikisha, nta kintu na kimwe kizigera kigutera ubwoba, kuko ni Imana ishobora byose. Nimba rero uri umwana w'Imana, nimba uri icyaremwe gishya, nimba waramwizeye koko ukamwiringira, ukizera izina rye, ndagira ngo nkubwire ngo ntuzigere utinya ikintu na kimwe, kuko ni Imana igukunda kandi ni Imana ikwitayeho. Yemeye kuba umubyeyi wawe, nayo yemeye yuko uba umwana wayo, bitewe n'iki? Nuko wemeye Kristo, nuko wemeye Imana, ukemera kugendera mu birenge byayo, ukemera kugendera munsi y'ibirenge bye, ukemera guca bugufi. Imana ishimwe cyane. Rero nkubwira ngo niwemerera Kristo ukaba umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyi Zaburi nawe irakureba. Gusa hangaha Dawidi aravuga ngo Uwiteka ngo niwe mwungeri wanjye, ngo ntabwo nzigera nkena. Nimba uri umwana w'Imana, ntugire ubwoba, ntabwo uzigera ukena. Yesu azakubera byose. Yesu azakubera ibyiringiro. Kristo niwe butunzi bwacu, kandi ubutunzi Kristo aguhaye nta ngesi, nta kintu na kimwe cyaza kibushwanyaguza cyangwa se kibujyana, kuko Kristo ntabwo ajya apfa kwambura, kereka twebwe twabigize mu ruhare. Yesu nashimwe cyane. ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anganyobora
mu nzira yo gukiranuka, nkanjyana iruhande rw'amazi adasuma, ngasubiza intege mu bugingo bwanjye. Imana ishimwe cyane. Imana niyo idusubiza intege mu bugingo bwacu. Twebweho ntabwo twabasha kwisubizamo imbaraga, ariko Kristo wacu iyo twamwizeye tukamwiringira, asubiza intege mu bugingo bwacu kandi ayobora inzira zacu, ayobora intambwe zacu. Bibiliya tubwira ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo sinzatinya. Ibiduhangayikisha ni byinshi, ibidutinyisha ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi, ariko ngo naho twanyura mu gikombe cy'urupfu ntabwo tuzigera dutinya, kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Abanyabanga inshyimbo yawe n'inkoni yawe ngo nibyo bimpumuriza, untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Imana ishimwe cyane. Amasezerano twahawe n'Imana, ibyo twavuganye n'Imana, ubuzima twanyuranye nimo n'Imana, ibyo yagiye dukorera, ubuhamya dufite, amashimwe dufite, nibyo biduhumuriza bigatuma tugira ibyiringiro. Urupfu rwa Yesu, ukuzuka kwe, nibyo biduhumuriza bigatuma tugira ibyiringiro yuko ibyo twanyuramo byose bitazatunesha, ahubwo tuzanesha kuko Kristo yaranesheje. Imana ishimwe cyane. Ni Imana nziza, Imana ndayikunda cyane. Ndakwifuriza gukunda Imana, ndakwifuriza gukorera Imana, ndakwifuriza kugendera mu mugambi w'Imana, ndakwifuriza kugendera mu birenge by'Imana, ndakwifuriza kwizera Kristo, ndakwifuriza kuba umwana w'Imana, kuko n'ubu umwana w'Imana uzanezerwa cyane kandi Imana izagushigikira muri byose uyitekereza mu buzima bwawe. Ni Imana igukunda, ni Imana y'imbabazi, ni Imana irangwa n'ubugwaneza, ni Imana y'icyubahiro. Aha Dawidi asoza amagambo avuga ngo ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, nsize amavuta mu mutwe nk'igikombe cyanjye kirasesekara. Hanyuma ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kugirirwa neza n'imbabazi, kugirirwa neza n'imbabazi n'Uwiteka bizanyumaho iminsi yose. Imbabazi z'Imana zizambaho iminsi yose, kugirirwa neza n'Imana bizambaho iminsi yose. Ariko nanjye ngiranye igihango nawe, nuko nzaba mu nzu yawe iminsi yose iteka ryose, nanjye nzaba. Yaravuye igeze yavuga ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe ngo biruta kuba yaba hanze imyaka myinshi cyane. Ariko se wubahehe mwene data, ariko si umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Nari nezerewe n'ijambo n'abateguriye, tuzadukomeza tuganira ijambo ry'Imana, ariko nakubwira ngo wowe nimba utari watera intambwe kugira ngo ube umwana w'Imana, tera intambwe, mwemere, mwizere. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndakwifuriza kuba umwana w'Imana. Ba umwana w'Imana, mwene data b'umwana w'Imana, mushiki wanjye b'umwana w'Imana. N'ubu umwana w'Imana ntabwo Imana izagukoza isoni. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu icyubahiro. Mwakoze cyane, ndabakunda cyane. Iyi ni Babarwa Official TV, nzajya nkomeza kunyuzaho ijambo ry'Imana, kandi isa nk'indi nakubwira ngo ntugire icyo utinya, kuko ni Imana ishobora byose. Imana wowe yizere izakugirira neza, Imana yiringiye Imana izakugirira neza. Ni Imana idakiranirwa, Imana itajyibagirwa amasezerano. Ni Imana izakugira nubwo ducogora muri iyi si, nubwo tugenda n'intege nkeya, nubwo ducika intege, nubwo tubona imisozi imbere yacu, nubwo tubona nta byiringiro, nubwo tubona nta butabazi, tukareba hirya no hino tukabona nta cyerekezo cy'ubuzima. Ariko igihe kimwe, isaha imwe, igihe tutazi, bizamenyekana yuko twasenye, bizamenyekana yuko turi abana b'Imana, bizamenyekana. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze cyane. Nitwa Kamuntu Jean Paul. Ciao ciao. Iyi ni Bohorwa Official TV.